murakoze nkomeje abadukurikiye dukomeze twibuke kandi twiyubaka reka ndirimba indirimbo nise ijambo rya nyuma yavuze yahageze ananiwe atabasha no kuvuga kuko we yahageze bamaze kumutema yahageze ari kumwe n'utwana twe tune iyo wababonaga bari nkurikirane yageze kuri bariyeri abo yahasanze bamukura uruziga we yageze kuri bariyeri abo yahasanze bamukuba uruziga yarafite imbaraga nke maze ariyicarira yarafite imbaraga nke maze ariyicarira akana ke ko mu mugongo kari kakomeje kurira akana ke ko mu mugongo kari karize kanahogoye kamusabaga ibyo kurya maze akabura icyamuha yamusabaga ibyo kurya maze akabura icyamuha bamusabye k'uwo mwana yarahetse yamururutsa bamusabye k'uwo mwana yarahetse yamururutsa umubyeyi asaba imbabazi ati umwana wanjye ararwaye aratakamba basaba imbabazi ati umwana wanjye ararwaye bamujishuye uwahetse uwo mubyeyi amanika ukuboko bamujishuye uwahetse uwo mubyeyi amanika ukuboko ati mbere yuko munyica reka ngire icyo mbasaba ati mbere yuko munyica reka ngire icyo mbasaba ati ndabizi ko munyica ndabibona ko nta makiriro ati ndabizi ko munyica muranyica ndabona nta makiriro kunyica ni munyice ariko mundekera abana kunyica ni munyice ariko mundekera abana niba namwe muri ababyeyi nimundekera abana niba namwe mwarabyaye ndabinginze nimundekera abana iryo jambo rya nyuma yavuze iteka rimpora ku mutima iryo jambo umubyeyi yavuze rinyibutsa urukundo rw'ababyeyi ati kunyica ni munyice ariko mundekera abana uko bakubitaga uwo mubyeyi
abana be nabo barabibonaga. Akana ke kabucura karamuhamagaye, akana ke kari igitambambuga karamuhamagaye, katari kose mama ubu turazira iki, nibongera kugukubita ndabarega kuri papa, nibongera kugukubita erega mama ndabarega kuri papa. Iryo jambo rya nyuma yavuze iteka rimpora ku mutima, iryo jambo umubyeyi yavuze rinyibutsa urukundo rw'ababyeyi, ati kunyica nimunyice ariko mundekera abana. Nawe se nkundira nkubaze wowe wacitse kwicumu, abawe mujya gutandukana bese ubwo ujya wibuka irya nyuma mwavuganye, cya gihe babirukankana musezeranaho mbese mwavuganye guki, umwana wawe mujya gutandukana agusezeraho we mwavuganye guki, umufasha wawe mujya gutandukana agusezeraho we mwavuganye guki, ababyeyi bawe mujya gutandukana ababyeyi bawe mwavuganye guki, iryo jambo rya nyuma bakubwiye ryurizirikana kiriya n'igihango, iryo jambo wawe yakubwiye cya gihe ajya kugenda ryurizirikana, rige rigufasha kumwibuka kiriya n'igihango, rige rigufasha kumwibuka kiriya n'igihango. Murakoze nimukomere. Indirimbo nise kubera ko n'indaza gusoza mvuga ngo ntabwo uzongera kwicwa, kubera ko rero ubuhamya bw'abantu benshi, ariko aho ngeze mvuga ngo iyo nkuru reka nyerekeraho, ubona aho wicaye kurikiye televiziyo y'u Rwanda urahita ukomezaho ubuhamya bwawe kugira ngo ubuhamya bwawe bugufashe kwibuka amateka ndetse unabukomeze, ndetse uzanabuganiriza abandi kugira ngo ubashe gukira ibyo bikomeye, kubera ko kubera ko uyu munsi twaje ku rwibutso, kubera ko uyu munsi twaje kubibuka, kubera intimba nyinshi iri ku mutima, kubera urukumbuzi ufitiye abo wabuze, kubera babana b'ibitambambuga bicwaga batazi n'icyo bazira, kubera bababyeyi bishwe by'urubozo bakabanza kubicira abana mu maso, kuko mvuga ibyo ukumva ari ubuhamya bwawe, nkaba mbivuga ukumva ari wowe mvuga, kuko iyo nkuru umva ari ubuhamya bwawe, iyo nkuru reka nyirekeraho, kubera ko wagiye uzi kuzabasanga, kubera ko wasanze bose barashize, aho mwari mutuye
wasanze ari amatongo, abari bahatuye nabo usanga barishwe. Kuko mvuga ibyo ukumva ari ubuhamya bwawe, nkaba mbivuga ukumva ari wowe mvuga, kuko iyo nkuru wumva ari ubuhamya bwawe, iyo nkuru reka nyirekeraho. Kubera yuko mwirwanye uko mushoboye, mugira ngo murebe ko byibura bucya kabiri. Kubera babavyeyi barundaga amabuye, barunda amabuye mu bitenge bahereza abagabo. Kubera babasaza na ya miheto yabo, kubera babakecuru barunda amabuye bose. Kubera bya bikwerere na ya macumu yabo, kubera ya nzara yarwanaga n'amasasu. Kubera cya gihe twigabizwa n'ibitero, aho niho ababyeyi baherukana n'abana, aho niho abana baherukana n'ababyeyi, iyo nkuru reka nyirekeraho. Ndagusabye niwibuka, maze ukumva imbaraga zibaye nke. Ndagusabye niwibuka, maze ukumva intimbira kuganje. Niwibuka urupfu abawe bishwe, jya wibuka n'ibihe byiza mwagiranye. Kubera turiya twana tw'utwuzukuru twabo, kubera ayo mashami mbabarira useke gato. Maze wibuke kwabawe batazimye, maze wongere uhobere ubuzima. Maze ugerageze wumva icyanga cyo kubaho, maze ugerageze wongere kubaho. Ntabwo uzongera kwicwa, humura ntuzongera kwirukankanwa. Ntabwo uzongera kuvumburwa, uvugirizwa induru ku musozi. Baho ugomba kubaho, indamukanyo yanjye nawe nibaho. Baho ugomba kubaho, indamukanyo yanjye nawe nibaho. Nimubeho. Nawe baho bona murakoze. Ngira ngo tukaje iminota nk'umwe n'igice cyangwa ibiri. Dr. Muhayisa Assumpta, umuyobozi w'ishami rishinzwe kwibuka no gukumira jenoside, cyane cyane muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda, namwe mwabifashe kugira ngo dutegure ijoro ryo kwibuka. Niki wabwira nyine abakurikije ijoro ryo kwibuka ina no kuri izindi gahunda zikurikiraho mu masegonda make? Urakoze Jean Pierre Kagabo. Yego, mu masegonda make icyo nabwira abadukurikiye, icyo nabutumwa naho abanyarwanda bose, ni ugudapfusha ubusa iki gihe cyo kwibuka. Abatureberera, abayobozi bacu baduha iki gihe bazi ko kidufitiye akamaro, ntibagipfusha ubusa. Kidufitiye akamaro mu buryo bwo gukira ihungabana twakomeje kuvugaho, mu rugendo rwo gukira ibikomere, ntibapfusha ubusa rero ibyiza babahawe. Bambaye ikirezi ntibamenye ko kera. Murakoze cyane. Egide Nkuranga, perezida wa Ibuka, abarokotse jenoside cyangwa se abacitse ku icumu rya jenoside, ubwo twibuka ku nshuro ya 20, Perezida Kagame yaravuze ati mwatanze impano ikomeye, tanga imbabazi. Byanasubiyemo na Perezida Emmanuel Macron, ubwo Ubufaransa n'u Rwanda byafunguraga paji cya mu mibanire yabyo. Mwaduhaye impano ikomeye yo kubabarira. Batanze ibyo byose, n'ubu hari byinshi bagisabwa. Umurababwira iki? Icyo nababwira
dutangiye kwibuka ni ugukomera. Ndagira ngo mbahumurize bakomere biyubake, ariko cyane cyane nk'uko Muhayisa yarabivuze rwose abataratera intambwe kugira ngo mbasabe batera intambwe, kuko nibakomeza kubigumana bizakomeza bibice indani. Duprofite iki gihe cyo kwibuka, ubwo none tuzabonana tuganire, abashobora rwose gusaba ubufasha babusabe kugira ngo bakire kandi bakire burundu. Turi kumwe kandi bakomere. Murakoze cyane, mbashimire mwe mwese mwakurikiye iri joro ryo kwibuka ryabaye hifashishijwe itangazamakuru bitewe n'ingamba zo kwirinda COVID-19. Nshimira urubyiruko, Neri, Mizero, mwagaragaje ko urubyiruko namwe hari icyo mwize kandi mwiteguye kurinda ibyo bigwi cyangwa se n'umurage udaheranwa. Mwakoze cyane. Abahanzi Bono ndetse na Grace yari kuturimbira icyizere ariko igihe ntikidukundiye, ariko tuzagira n'ikindi gihe. Mwakoze cyane. Dr. Kayitesi Shonga, ngira ngo abanyarwanda barabazi muri izi gahunda zo kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe, sinzi watanga uwo mudari wari we, ariko ngira ngo abantu benshi barashima. Mwakoze cyane. Perezida w'ibuka Egide Nkuranga, muryango mu by'ukuri wagaragaje ko kubaho bishoboka nubwo abantu baba bagukatiye urwo gupfa. Namwe tubashimire ibikorwa mukora, cyane cyane no kugira icyizere cy'ubuzima. Dr. Muhayisa, Minisiteri nshya y'ubumwe bw'Abanyarwanda ifite akazi katoroshye ko gufasha igihugu ko kuguma kiri hamwe. Amateka yacu ntaho tuzayacikira, ariko nanone bidufasha iyo twunze ubumwe nk'Abanyarwanda. Mwakoze cyane ku kiganiro cyiza mwaduhaye. Njye nitwa Jean Pierre Kagabo, nshimira na bagenzi banjye bamfashe gukira hamwe iki kiganiro. Mukomeze kwihangana kandi twibuke twiyubaka. Bono, murabizi ko nkuzi ukiri mutoya. Ntabwo nari nzi kuzavamo umuhanzi, ariko nkomoje ku butumwa uririmba utujyana kuri wa musozi, ukatujyana muri ya mvura imbere ya babicanyi, ukatuha ishusho y'uko byari bimeze. Ariko mu butumwa bwawe ukunda kukomoza no ku nkotanyi. Abanyarwanda baravuga ngo agacumu kaza gutabara ntumenye wagacuze, ariko ak'Abanyarwanda kacuzwe n'inkotanyi. Nagira ngo muhire ukuntu waje kuvamo umuhanzi, ariko n'ubu butumwa bwawe iyo ukurikiye uko abantu babubona cyangwa se n'abandi bagenzi bawe, umusanzu ubona bitanga mu gufasha abantu kwiyomora bino bikomere, kuko insanganyamatsiko dufite hano iravuga kurwanya cyangwa se guhangana n'ihungabana, ariko no kuvura ibikomere. Murakoze, ndagushimiye. Reka wenda mbere ku mpamvu nabaye umuhanzi. Mbere njya kuba umuhanzi nari mfite misiyo imwe, numvaga nshaka kumenyekanisha amateka yo mu gace k'iwacu, kuko nabonaga twibuka ubuganira, ariko nzaririmba abantu benshi bazamenye ibyaho nkomoka uko byagenze. Nyuma nza gusanga muri gahunda zo kwibuka abantu bakirira abahanzi, mbona abantu batangiye kwita cyane ku bihangano byanjye. Noneho nza kumva ngomba kuririmba kenshi kandi byinshi kugira ngo menyekanishe amateka y'igihugu cyacu muri rusange. Misiyo ya kabiri rero ije kuza vuba. Ubu naho nsigaye ndirimba ngo menyekanishe amateka yacu haba mu Rwanda no mu mahanga, ariko nanahangane nanjye ntange umusanzu wanjye mu guhangana n'abapfobya bakanahakana Jenoside yakorewe Abatutsi. Iyo ndirimba ibi ngibi ubyumvise akumva n'ibyo abapfobya bavuga, agira umwanya wo kugereranya ibyo Bono yaririmbye n'ibyo upfobya yavuze, hanyuma bikamuha umwanya wo kuba umushakashatsi ngo amenye ukuri, kandi ukuri gutsindwa. Kunzi ko ibyo mvuga ukuri bano bamuhagaze no mu mwanya wo gutsinda. Icya gatatu rero mu gufata indirimbo z'icyunamo cyangwa zo kwibuka nk'uko tubivuga, nkazihuza n'inkotanyi. Ubundi Jenoside yakorewe Abatutsi ni urupfu rero naravuze mbere ko tujya kwibuka, tukibuka bishwe, tukabibuka mu mazina yabo. Ni ukubera iki byibura hari abaza kwibuka impamvu bahari, ni uko hari uwabarokoye ninde? Ni inkotanyi. Iyo mvuga rero buri inkotanyi, ndavuga inkotanyi ni ubuzima, ngira ngo mpuze urupfu n'ubuzima. Ndavuga ngo iyo turimo gutanga, iyo twumva ubuhamya muri gahunda zo kwibuka, ubuhamya bwose wumvise umuntu arabuvuga, akavuga inzira yagenze, uko yatemwe, uko yageze mu rufunzo. Hari n'igihe buri buhamya burebure cyane bitewe n'inzira umuntu yanyuzemo, ariko yatangiye kuvuga ngo inkotanyi
cyangwa se ngo twumve imbunda y'inkotanyi wumva ko abantu bagiye kugera mu buzima. Rero impamvu nkunda gusanisha ayo mateka n'inkotanyi ni uko iyo inkotanyi zitahaba ntabwo tuba tubasha kubivuga. Rero mvuga inkotanyi, mvuga ubuzima, nkavuga jenoside yakorewe abatutsi, mvuga urupfu, ndetse n'udusanisha n'abayiteguye, kuko n'ubundi nta cyiza bifuzaga u Rwanda.